Hello guys, amahoro y'Imana abane namwe kuri mwese mukurikiye channel yacu yitwa Prince TV Rwanda. Uyu munsi rero mbyutse nsoma ku binyamakuru bitandukanye, ariko nabonyeho amakuru meza yerekeranye n'u Rwanda hano, kandi areba buri mu content creator wese uba hano kuri YouTube. Ayo makuru rero arayareba, gusa nyine ni inkuru nziza yerekeranye nyine n'aba content creator, kandi yerekeranye by'umwihariko n'igihugu cyacu cy'u Rwanda turimo. Ayo makuru rero ndaje nyabagezeho mu kanya gatoya. Ikintu rero ngiye kuba nagusaba, niba ari ubwa mbere ubonye iyi channel yanjye, kanda subscribe, nurangiza ukande kunzogera kugira ngo ntakagire video nimwe nsohoye igucika. Nurangiza ukande ku kaganza kagakumwe kameze gutya, nurangiza ujye muri comment tubwire kuntu wabonye video, nurangiza uraba ukoze cyane. Noneho rero kuri weho wakanze subscribe, uri umuntu w'umugabo cyane, uri umuntu w'agaciro cyane, ndagushimiye cyane rwose by'umwihariko. Mwarakoze cyane kubwo urukundo mwatugaragarije kuri channel yacu. Noneho rero ubwo ikintu gishyashya gihari nuko twari tuzi ko gukora monetization mu Rwanda nyine bitemewe. Urabizi ko monetization mu Rwanda bigusaba kugira ngo ushyire United States cyangwa se ugashaka ikindi gihugu kiri monetization mu Rwanda. Amakuru nge nasomye ko mu Rwanda bagiye gushyiraho ama ads, bityo rero gushyiraho ama ads bikaba ari byiza ko nibashyiraho ama ads gukora monetization mu Rwanda biraba bigize ute byemewe. Ibyo ngibyo ni ibintu nasomye kandi bizwi bigiye no kuba byakorwa. Bityo rero ikintu nabwira aba content creator, umuntu ufite YouTube channel ayifate neza, kuko bitari kera iyo YouTube channel yawe ishobora kukugirira akamaro. Nuyifata neza izakugirira akamaro. Baba ko nyine niba bazanye ama ads mu Rwanda birumvikana nyine nawe nta kindi nyine gukora monetization byaba nyine ari ibintu byoroshye, nabyo kuvuga ngo ama ads azaba ari mu Rwanda. Okay, niyo mpamvu rero iyo YouTube channel yawe ufite yifate neza, ukore niba byaranze wongere ushyiremo akabaraga, nta wamenya ejo hari igihe yakugirira iki akamaro. Mpora mbibabwira, natwe ni gutya twazamutse, ntago nyine twarakoraga bikanga ako nyine, nubwo tutageze ku ntera ndende ariko amapfubire wenda uko biri biraruta. Rero niba nawe wari ufite YouTube channel ako kantu kamenye, ama ads agiye kuza iwacu mu Rwanda, kandi ari nako nkubwira ngo iyi video ni gutya irangiye. Niba wankurikiye neza bimbwire muri comment, nurangiza ukomereze. Ari nako nkubwira ngo tuzasubire muri video itaha.